Yes, twongera kuguha ikaze wowe kuri iki channel ya David Official TV. Aho herere hose aba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda tuguha ikaze. Uyu munsi rero turagaruka ku busobanuro bw'izina rya David. Tugiye kureba inkomoko yaryo turebe n'icyo risobanura. Ubundi izina rya David rikomoka ku ijambo ry'Igiheburayo cyangwa se izina ry'Igiheburayo aho bavuga Dawidi. Risobanura umukunzi, ukundwa cyangwa se umukunzi w'Imana. Ni izina rifite ubusobanuro bukomeye cyane muri Bibiliya, aho Dawidi yari umwami w'Abayisiraheli wamenyekanye nk'umuntu w'imitima ikunda Imana, umunyabwenge, intwari ndetse n'umwanditsi wa zaburi nyinshi. Ni izina rikunzwe cyane mu bihugu byinshi, cyane cyane mu madini ya Gikristo, ay'Abayahudi ndetse n'Abayisilamu. Ubwo rero bukaba ari ubusobanuro ndetse n'inkomoko y'izina rya David. Yes, kanda subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Turabakunda neza cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.